Ubwami bwa Riveno bwari buyobowe n'umwami Rimande. Yari umwami ugira ubutabera, ubwenge n'ubutwari, ariko akaba yari afite ikibazo kimwe gusa cyari gihangikishije ubwami bwose. Umukobwa we w'ikinege, igikomangomakazi Lirazi, yari ageze mu myaka 21 kandi igihe cyo gushaka umugabo cyari kigeze. Abasore bo mu bwami no hanze yabwo bose bifuzaga kumugira umugore, cyane cyane bamwe biringiraga ubutunzi bw'imiryango yabo, imbaraga, uburanga cyangwa kwamamara kwabo. Ariko umwami we ntiyashakaga umusore wikakaza cyangwa se wishingikiriza ku mbaraga gusa. We n'umukobwa we bifuzaga umuntu utekereza kure kandi ushobora gusobanukirwa ubuzima. Yateranyije abaturage bose mu kibuga kinini cy'ibwami maze acecekesha imbaga yari yaje kumva itangazo. Yaravuze ati, hagiye gutangira amarushanwa. Abo basore bazahabwa iminsi 7 kuva ku myaka 18 kugeza kuri 25 bemerewe kwitabira amarushanwa yo gutsindira umukobwa wanjye. Umusore uzamutsindira ni umusore uzaba wazanye igishushanyo cy'inyamaswa atekereza ko ari nziza kurusha izindi zose ku isi. Nimuzanshakira inyamaswa kandi ntihazagira yica cyangwa se ngo ayifata yizane, ahubwo buri wese azahitamo inyamaswa imwe yemera kurusha izindi, ayishushanye neza ku buryo uwayireba wese yabona ari iy'ukuri. Ariko ibyo ntibizaba bihagije. Ku munsi wa 7 buri wese azahagarara imbere y'ubwami asobanura impamvu yahisemo iyo nyamaswa n'isomo rikomeye yigiraho. Uzasobanura agaciro k'iyo nyamaswa neza kurusha abandi niwe uzahabwa umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye niwe nzaraga ubwami akaba umwamikazi. Ubwo ngubwo umusore uzamutsindira azaba umugabo w'umwamikazi. Abantu bose barumiwe. Hari abatangiye kuvuga amazina y'inyamaswa zishobora gutsinda, bamwe bavuga intare, ingona, ingwe, inzovu, inkura n'izindi nyamaswa z'inkazi, bizeye ko arizo zabahesha intsinzi. Ariko hari n'abandi batangiye kwibaza niba kuko amarushanwa yaragiye kugendera ku nyamaswa z'inkazi, ku bunini bwazo, cyangwa niba ari ibanga rikomeye ryari ryishe muri ayo magambo y'umwami. Mu gitondo cyakurikiyeho mu bwami bwose bari kuvuga ku nkuru y'amarushanwa. Muri buri mudugudu, ku masoko no mu mirima, abantu nta kindi bavugaga uretse umukobwa w'umwami n'amarushanwa mashya atari yarigeze abaho. Mu minsi 2 yakurikiyeho, abasore baturutse impande zose z'ibwami biyandikisha ari benshi ngo bazitabire ayo marushanwa. Bamwe bari abana b'abakire, abandi bakomoka mu miryango y'aborozi, abahinzi, abahigi n'abanyabukorikori. Ariko amategeko y'umwami yari ntakuka. Ubwo wagombaga guhatanira umwanya yagombaga kuba afite imyaka hagati ya 18 na 25, akaba azwiho kugira imyitwarire myiza kandi akaba atarigeze akatirwa n'urukiko rw'ibwami. Nyuma yo gusuzuma abiyandikishije bose, hatoranyijwe abasore 13 gusa. Buri wese yari afite impamvu yumvaga ko izamuhesha intsinzi. Hari uwari umuhigi kabuhariwe, undi ari umushushanyi w'ikirangirire, akaba bari bazwiho kugira ubwenge, abava mu miryango ikomeye n'abari bazwiho kugira impano idasanzwe yo kureba ibintu mu buryo butandukanye n'abandi. Abaturage batangiye kubavugaho cyane, buri wese agira uwashyigikira. Bamwe bavuga ko uzashushanya intare ari uzatsinda, abandi bemeza ko nta nyamaswa yaruta ingona cyangwa inzovu. Ariko umwami ntiyigeze atangaza icyo yashakaga kumva mu bisobanuro byabo, ndetse n'igikomangomakazi Lirazi cyakomeje guceceka cyane ko nta n'umwe ashoboraga gusoma icyari kiri mu mutima wacyo. Abasore bose bahise basubira iwabo bafite iminsi 7 gusa yo guhitamo inyamaswa yabo, kuyitegereza neza, kuyishushanya mu buryo butangaje no gutegura amagambo azasobanura impamvu ariyo bahisemo. Umunsi wa 7 warageze. Ku kibuga kinini cy'ibwami hari hateraniye ibihumbi by'abaturage. Hagati mu kibuga bari bubatse urubuga rukomeye aho buri musore agombaga kuzamukira agashyira ahagaragara igishushanyo cye. Yaba yaragishushanyije cyangwa ataragishushanyije, icyambere nuko ari kukizana kimeze neza kandi akagisobanura. Umwami Rimande yari yicaye ku ntebe ye y'ubwami, iruhande rwe hicaye igikomangomakazi Lirazi n'abakuru b'inama n'abanditsi b'ubwami bicaye bafite impapuro zo kwandika buri jambo ryari rigiye kuvugwa. Amahembe amaze kuvuzwa, umuvugizi w'ibwami yarahagurutse aravuga ati, amarushanwa aratangiye. Nta muntu uracibwa mu ijambo kandi nawe urasekwa kugeza arangije ibisobanuro bye. Umusore wa mbere agiye ku rubuga yunamira umwami, arangije aravuga ati, nitwa Matiyasi Orido, mfite imyaka 24, nkomoka mu mudugudu wa Roveni, umwe mu midugudu igira abahigi b'intwari. Abagaragu be bahise bahambura umwenda wari utwikira igishushanyo cye, maze hagaragara intare ishushanyije mu buryo bwatangaje abantu bose. Yagaragaraga nk'iri kubyuka, amaso yayo asa n'ari kureba abantu koko, ndetse n'ubwoya bwayo bushushanyije neza ku buryo bamwe batangiye kwibwira ko ari nzima, cyane ko igishushanyo cyayo cyari kinini bidasanzwe. Abaturage bakomye amashyi. Matiyasi arakomeza ati, nahisemo intare kuko ari umwami w'ishyamba. Ntitegeka kubera ubunini bwayo, ahubwo itegeka kubera ubutwari. Umugore uzaba umwamikazi aba akwiriye kugira umutima utajya uhungabanywa n'ibigeragezo nk'uko intare idahunga mu gihe ibonye ibibazo. Umuryango uyobowe n'umugore w'intwari ntusenyuka. Niyo mpamvu mbona ko intare ariyo nyamaswa ikwiriye kugereranywa n'igikomangomakazi. Yararangije yunamira umwami, abaturage bongera gukoma amashyi. Umwami Rimande yamurebye amwenyura aravuga ati, ndagushimiye musore, wahisemo inyamaswa izwi n'abantu bose nk'ikimenyetso cy'ubutwari kandi wayisobanuye neza.
Umugabo udashobora gusobanura icyo yizera ntaba ashobora no kuyobora abakunda. Abakuru b'inama bahitaga bandika ayo magambo mu bitabo byabo. Umwami yarebye umukobwa we Lirazi aramubaza ati wowe urabivugaho iki? Lirazi yitegereje igishushanyo cy'intare akanya gato maze asubiza atuje ati yavuze neza cyane kuko ubutwari ni ingenzi, ariko ndacyashaka kumva niba hari uwambwira ibirenze ibi ngibi. Shaka kumva niba hari uwambwira ikirenze imbaraga n'ubutwari. Umutima wanjye nturafata icyemezo. Abaturage bumvise mu magambo bararebana, bamwe baribaza bati niwe yatamushimye se arashima nde wundi? Umwami yaravuze ati amarushanwa aracyatangira, reka twumve n'abandi. Umuvugizi w'ibwami yarangurijwe ati hakurikiyeho umusore wa kabiri. Yaraje aravuga ati nitwa Tiago Berimoni, mfite imyaka 22, nkomoka mu kibaya cya Narevu aho abantu benshi batunzwe n'uburobyi. Igishushanyo cye kimaze gufungurwa, abantu bose bahise bavugira icyarimwe bati ingona. Yari yarayishushanyije iri mu mazi, umutwe n'amaso bye byonyine bigaragara hejuru, mu gihe umubiri wayo wari wihishe mu mazi. Tiago yaravuze ati abantu benshi batinya ingona kubera amenyo yayo, ariko njye nahisemo kubera kwihangana kwayo. Ishobora gutegereza amasaha menshi idakoresheje imbaraga, ikamenya igihe nyacyo cyo kugira icyo ikora. Umugore mwiza si uvuga cyane cyangwa agahubuke, ni wa wundi umenya gutegereza akareba kure mbere yo gufata icyemezo. Niyo mpamvu nahisemo ingona. Bamwe mu bakuru b'inama bararebanye basa n'abishimiye ayo magambo. Umwami Rimandi yaravuze ati kwihangana ni umuco ukomeye, wahisemo neza kandi bidusobanuriye neza. Lirazi nawe amwenyura ati nize ikintu gishya ku ngona, ariko umutima wanjye uracyategereje kumva ibirenze ibi. Umwami yahaye ikimenyetso umuvugizi w'ibwami, nawe arangururirwa ati umusore wa gatatu naze imbere y'ubwami. Umusore yaraje yunamira umwami aravuga ati nitwa Leandro Sosa, mfite imyaka 20, nkomoka mu misozi ya Valene. Umwenda wakuweho, hagaragara akagoma nini irambuye amababi isa n'igiye kuguruka. Igishushanyo cyayo cyari cyarakozwe neza ku buryo amababa yayo yasaga n'aho ari kunyeganyega. Leandro yaramwenyuye aravuga ati nahisemo kagoma kuko aricyo gisiga kireba kure kurusha ibindi byose. Gishobora kubona umuhigo uri kure cyane aho ibindi bisiga bitabasha kureba na gato, ariko icyatumye nyihitamo si amaso yayo gusa, ahubwo nuko iyo umuyaga ukazuje ibindi bisiga bihungira mu biti cyangwa mu bitare, nyamara yo iwukoresha izamuka hejuru ikagera hirengeye. Yanyigishije ko ibibazo bitagomba gutuma umuntu acika intege, ahubwo ko bishobora kumuzamura mu gihe abyitwayemo neza. Umugore uzaba umwambikazi aba akwiriye kuba umuntu ureba kure, utagifata ibyemezo kubera amarangamutima y'ako kanya, ahubwo akabanza gutekereza ku ngaruka zabyo. Agomba kuba ashobora kuzamukana n'umuryango we mu gihe ibigeragezo bibaye byinshi aho kubihunga. Niyo mpamvu mbona ko kagoma aricyo kiremwa gikwiriye kugereranywa n'igikomangomakazi Lirazi. Leandro amaze kuvuga ayo magambo yunamiye umwami, abaturage bongera gukoma amashyi, bamwe barahaguruka kubera ukuntu igishushanyo cye n'ibisobanuro bye byari bibanyuze. Umwami Rimandi yaramurebye aravuga ati kureba kure ni umwe mu mico y'umuyobozi mwiza, ibyo wavuze byose bifite uburemere. Lirazi nawe yitegereje igishushanyo cya kagoma aramwenyura aravuga ati nakunze uko wahuje kureba kure kwayo n'ubuzima busanzwe, ariko umutima wanjye uracyansaba gutega amatwi abandi. Umwami yatanze ikimenyetso, umuvugizi w'ibwami arangurijwe ati hagezeho umusore wa 4 naze imbere y'ubwami. Umusore yarahagurutse yunamira umwami aravuga ati nitwa Rafael Mareno, mfite imyaka 23, nkomoka mu kibaya cya Solene. Abagaragu bakuyeho umwenda wari utwikiriye igishushanyo cye, maze hagaragara ingwe yicaye ku rutare, amaso yayo yerekeje imbere nk'itegereje umuhigo. Rafael yaramwenyuye aravuga ati nahisemo ingwe kuko idakoresha imbaraga gusa, irabanza ikitegereza, igategereza igihe gikwiriye ikabona gutera. Yanyigishije ko ubwenge buruta kwihuta. Umugore mwiza si uwihutira kuvuga cyangwa gufata icyemezo, ni wa wundi ubanza gutekereza akabona gukora ikintu gikwiriye. Abaturage bakumye amashyi, bamwe baravuga bati uyu nawe uvuze neza. Umwe mu batwari b'ubwami yabwiye mugenzi we ati uyu musore azi guhuza kamere y'inyamaswa n'ubuzima busanzwe. Umwami Rimandi nawe yaravuze ati ubushishozi ni ikintu gikomeye rwose, wahisemo neza kandi ubisobanuye neza, ariko umukobwa wanjye ni uri uhitemo. Lirazi nawe yaramwenyura avuga ati nize ko gutuza nabyo bifite imbaraga, rwose urakoze, ariko nkomeje gutega amatwi. Umuvugizi yongeye guhamagara aravuga ati umusore wa 5 naze. Umusore yaraje aravuga ati nitwa Esteban Rojas, mfite imyaka 22, nkomoka mu misozi ya Barikani. Igishushanyo cye cyarafunguwe, hagaragara inzovu ihagaze, abana bayo bari hagati y'amaguru yayo. Esteban yaratereye aravuga ati abenshi bareba inzovu bakabona ubunini bwayo gusa, njye nayihisemo kubera umutima wayo, irinda abo mu muryango wayo, ntiyigera ita abana bayo, kandi ntikoresha imbaraga mu gihe bitari ngombwa. Umugore mwiza agomba kumera nkayo, nawe ubu buhungiro bw'umuryango we. Abaturage bamwe batangiye kuvuga bati ibi nabyo birakomeye. Abakuru b'inama banditse ayo magambo
umwami aravuga ati kurinda bukunda ni inshingano ikomeye, gusa ndacyakomeje kubihamya ko umukobwa wanjye ari buhitemo. Lirazi yaravuze ati usubije neza, kuko umutima wo kurinda abandi nta muntu udakwiriye kuwugira. Dukomeze n'abandi bagaragaza ibyabo. Hakurikiyeho umusore wa gatandatu, yaraje aravuga ati nitwa Nicolas Ferreira, mfite imyaka 20, nkomoka mu kibaya cya Lorraine. Umwenda wakuweho hagaragara imvubu iri mu roze. Nicolas yaravuze ati imvubu isa n'ituje, ariko iyo igihe kigeze irinda bikunda ikarinda nahiba. Inyigisha ko umuntu aba adakwiriye gushoza intambara, ariko ko igihe cyo kurinda umuryango kigeze abikora adatinya. Mu mbaga y'abaturage humvikanye amashyi avanze n'amajwi y'abari batangaye. Umwe mu batwari yaravuze ati uyu yabonye ikintu abantu benshi batajya babona mu mvubu. Umwami yaramushimiye ati kurinda bushinzwe ni umuco mwiza, kandi kudashoza intambara ni ikintu cyiza cyane. Lirazi ati nanjye sinari narigeze ntekereza kuri iyo mico y'imvubu, ariko ubu ngubu rwose ndabyumva. Icyakora sindanyurwa. Umuvugizi yarangurijwe ati umusore wa 7 naze. Umusore yaraje aravuga ati nitwa Joaquin Alvarez, mfite imyaka 24, nkomoka mu mashyamba ya Valeki. Igishushanyo cye cyari kiriho impyisi ihagaze hamwe n'izindi zo mu itsinda ryayo. Joaquin yarebye igikomangomakazi aravuga ati abantu benshi banga impyisi, ariko birengagiza ikintu gikomeye. Burya impyisi ntijya iba yonyine, ntabwo ari nyamwigendaho, ikorana n'izindi kandi zigasangira icyo yabonye. Inyigisha ko urugo rudashingira ku muntu umwe, ahubwo ko rushingira ku bufatanye. Abaturage barasakuje, bamwe baravuga bati uzi ko avuze ukuri koko. Umwe mu bakuru b'inama yaramwenyuye, umwami waravuga ati ubufatanye bwubaka n'igihugu, ntabwo bwubaka umuryango gusa. Lirazi nawe ati ayo magambo nkoze ku mutima, kandi rwose washushanyije neza, nkeneye kumva abandi. Hahamaga umusore wa 8 aza imbere y'umwami aravuga ati nitwa Gabriel Duarte, mfite imyaka 19, nkomoka mu misozi ya Arene. Umwenda wakuweho hagaragara inkuru ihagaze yubitse umutwe. Gabriel yaravuze ati nahisemo inkura kuko igenda ituje, nishaka guteza abandi ibibazo, ariko iyo ushaka kwigerera nabi cyangwa akabangamira birinda, ihinduka igihangange. Kwicisha bugufi si intege nke, ahubwo ni imbaraga ziva mu mutima. Umuntu wicisha bugufi aba afite imbaraga zo gukora ibintu bikomeye. Abaturage bakomye amashyi menshi kurusha mbere. Abatwari barishimye, umwe muri baravuga ati uyu musore afite ibitekerezo byiza. Umwami Rimandi nawe yagize icyo avuga, aramushimira ati kwicisha bugufi ni umwe mu mico ikomeye y'umuyobozi. Lirazi nawe yamurebye amwenyura aravuga ati ndi kugenda niga byinshi uyu munsi, gusa ndacyategereje uwavuga ikirenze ibyo tumaze kumva. Umuvugizi w'ubwami yongeye kurangurijwe ati umusore wa 9 naze imbere y'umwami. Umusore yahagurukanye n'abantu bari bamutwaje igishushanyo cye cyari gitwikirijwe umwenda w'umweru, yunamira umwami aravuga ati nitwa Luciano Vega, mfite imyaka 25, nkomoka mu kibaya cya Marene. Abagaragu bakuyeho umwenda wari utwikiriye igishushanyo cye, maze hagaragara inzoka nini y'uruziramire, zimwe zitwa Python, yizingiye ku giti. Luciano yaramwenyuye aravuga ati abantu benshi babona inzoka bagahita bayitinya, ariko njye nayihisemo kubera ituze ryayo. Buriya inzoka ntivuga, ntisakuza, kandi ntirwana buri kanya. Itegereza igihe gikwiriye, ikagira icyo ikora uko bibaye ngombwa. Ni kimwe natwe, umuntu uzi kwifata aba akomeye kurusha umuntu uvuga cyane. Umugore mwiza ni wa wundi uzi guceceka mu gihe bikwiriye, ariko mu gihe cyo kuvuga ukuri ntatinye. Abaturage bo bari babaye nyamugiyo bijya, bakomye amashyi, bamwe baravuga bati uyu yaradutunguye. Umwe mu batwari yaravuze ati ahinduye uko abantu babonaga inzoka. Umwami Rimandi nawe yaramushimiye ati kwirinda guhubuka nibwo bwenge. Lirazi amwenyura ati ibyo avuze birumvikana. Umuvugizi yahamagaye wa 10 ati ngwino imbere y'umwami. Umusore yaraje aravuga ati nitwa Marite Salazari, mfite imyaka 22, nkomoka mu misozi ya Koreni. Igishushanyo cye cyarabumbuwe, hagaragara imbwa y'inkazi ihagaze irindwe n'izindi zo mu itsinda ryayo. Marite yaravuze ati nahisemo iyi nyamaswa kuko nta na rimwe aba yonyine, irasangira ikarwanira bagenzi bayo kandi ntisiga inyuma mugenzi wayo ufite intege nke. Yanyigishije ko urugo rukomereye abantu babanye nk'itsinda aho kuba buri wese yitekerezaho ubwe. Abajyanama bazunguje imitwe bavuga ko ibyo bijya gusa n'uwashushanyije impyisi. Ibisobanuro bye byajyaga gusa rwose. Gusa umwami yaramushimiye nawe aravuga ati ubumwe burusha imbaraga umuntu umwe. Lirazi nawe ati urugo rwubakirwa ku bufatanye, sinari narabitekerejeho muri ubu buryo. Gusa wowe n'uwavuze impyisi naho umutaniye, mwagarutse ku kintu kimwe gusa, rero ndacyakeneye kumva ibishya. Hakurikiyeho umusore wa 11 yunamira umwami aravuga ati nitwa Andre Molina, mfite imyaka 20, nkomoka hafi yo mu mashyamba ya Ruvani.
umwenda bawukuyeho hagaragara igihunyira gihagaze ku ishami ry'igiti nijoro, amaso yacyo acana cyane. Andre yaravuze ati nahisemo igihunyira kuko kibona abandi batabona, mu gihe abandi baba basinziriye cyo kiba kiri maso. Cyanyigishije ko umuyobozi mwiza atareba ibyo abantu bose bareba gusa, ahubwo ko ashaka n'ibyo abandi batabona. Umugore mwiza aba azi kureba kure akabona ikibazo mbere y'uko kiba. Niko bimeze no ku gikomangomakazi kizaraga ubwami, uwarebera mu mwijima akabona mu gihe abandi basinziriye. Abaturage barumiwe, bamwe baravuga bati twari tuzi ko igihunyira ari inyoni isanzwe itera n'umwaku, ariko ayivuze neza rwose. Umwe mu batwari yaravuze ati uyu musore afite ubushishozi budasanzwe. Umwami amwenyura ati kubona ibyo abandi batabona ni impano ikomeye. Lirazi nawe ati ayo magambo arushaho kunkora ku mutima, ariko dukomeze. Umuvugizi ati umusore wa 12 nazi. Umusore yaraje ati nitwa Diego Carizo, mfite imyaka 23, nkomoka mu ishyamba rya Sorene. Igishushanyo cye cyari ingurube y'ishyamba yari ihagaze imbere y'ibyana byayo. Yaravuze ati abantu benshi baseka iyi nyamaswa kubera isura yayo, ariko njye nayihisemo kuko itigera ita abana bayo. Iyo ibonye akaga kaje ibanza kubarinda, ikemera no gutanga ubuzima bwayo. Nayo igihe ko urukundo nyarwo rutareba uburanga ahubwo ko rureba umutima. Abaturage bakomye amashyi menshi, bamwe batangira kwemera ko n'inyamaswa basuzuguraga zifite amasomo akomeye umuntu yazigiraho. Umwami yaravuze ati urakoze cyane rwose, washushanyije neza. Riraza amwenyura nawe ati iryo somo ni ryiza cyane, ariko reka dukomeze. Hakurikiyeho umusore wa 13, yaraje yunamira umwami aravuga ati nitwa Benjamin Imbala, mfite imyaka 21, nkomoka mu misozi ya Tavire. Abagaragu bakuyeho umwenda, hagaragara imbwebwe ihagaze mu byatsi ireba hirya no hino. Benjamin yaravuze ati nahisemo imbwebwe, njye nayikunze kubera ko ibasha kuva mu bibazo adakoresheje imbaraga. Nta mbaraga yigirira ariko ikoresha ubwenge, abantu bose bazi ko ari nyabwenge. Yanyigishije ko ubwenge bushobora gutsindaho imbaraga zananiwe. Umugore mwiza si uwishingikiriza ku mbaraga ze gusa, ahubwo n'ukoresha ubwenge agashakira umuryango w'ibisubizo mu gihe ibintu bikomeye. Abakuru b'inama bandikaga buri jambo bihuta. Umwami Rimandi yaramubwiye ati ubwenge buhora burusha imbaraga agaciro. Rirazi yitegereje igishushanyo cya Benjamin aravuga ati buri wese ari kunyigisha isomo rishya, ariko umutima wanjye uracyategereje ikintu kitari cyagera imbere yanjye. Umuvugizi w'ibwami yaranguriye ijwi ati umusore wa 14 niwe tugezeho, nazi imbere y'umwami. Umusore yunamiye umwami aravuga ati nitwa Sebastian Navarro, mfite imyaka 24, nkomoka mu kibaya cya Velola. Abagaragu bakuyeho umwenda wari utwikira igishushanyo cye, maze hagaragara ingwe y'ibibara imwe bita Cheetah iri kwiruka. Sebastian yaravuze ati nahisemo iyi nyamaswa kuko ariyo yihuta kurusha izindi zose ku isi. Ku butaka nta yindi nyamaswa yayisiga. Rero amahirwe ntategereza umunebwe. Umugore mwiza aba akwiriye kumenya gufata icyemezo mu gihe gikwiriye no gukoresha amahirwe mu gihe aje. Ntabwo yicaranga amahirwe amusange, ahubwo ariruka akayirukaho. Umwami yaramushimira avuga ati kwihuta mu gihe bibaye ngombwa ni umuco mwiza. Rirazi nawe yaramwenyura avuga ati ibyo uvuze bifite ukuri, ariko umutima wanjye uracyategereje. Umuvugizi yaravuze ati ko hasigaye umusore umwe wa nyuma. Umwami ati uwo nguwo nyine nazi. Umusore wa nyuma yagiye abantu batari kumuha icyizere nk'icyabamubanjirije. Ageze imbere y'umwami yaravuze ati nitwa Tarete Damian, mfite imyaka 22, nkomoka mu mudugudu muto wa Loleki. Data yari umubaji, mama ari umuhinzi. Abagaragu bakuyeho umwenda wari utwikira igishushanyo cye, mu kanya gato abaturage bose bahita baseka. Bamwe bifashe mu nda ngo batagwa hasi, abandi bavuga baranguriye bati ikirasi ni igiki. Umukobwa w'umwami yanze intare, yanga inzovu n'ingona, none ko kazanye ikiyoni. Umwe mu batwara seka ati uyu musore se koko yizeye gutsinda, azanye igikona abantu bahora birukana. N'abari bamaze kuvuga bose batangiye kumusuzugura. Tarete nigeze ahungabana, ahubwo ategereje ko urusaku rugabanuka ubundi akavuga. Yaravuze ati yego nahisemo ikiyoni, isi uko kirusha izindi nyamaswa imbaraga, si nuko giteye ubwoba, ahubwo nuko cyanyigishije ibintu ntigeze mbona ku yindi nyamaswa iyo ari yo yose. Nakurikiranye ikiyoni iminsi myinshi, nabonye ko iyo kibonye ibyo kurya kidahita kibirya, ahubwo kibanza guhamagara ibyana byacyo kikabigaburira. Iyo cyubatse icyari ntikigikoresha nk'aho ari icyayo gusa, ahubwo kiba ari urugo rw'umuryango wacyo. Iyo umuyaga usenya icyari cyayo ntikicara ngo kirire gusa, gihita gitangira kongera kubaka. Nta na rimwe nigeze mbona kinubira ko ubuzima bugoye. Kinyigisha ko urugo rwiza rutubakwa n'imbaraga nk'intare, cyangwa ngo rube ruteye ubwoba nk'ubw'umuntu yagera abonye ingona. Urugo rwubakwa n'urukundo, kwihangana no kongera kubaka mu gihe ibintu bisenyutse. Abaturage batangiye kujurura, batangira gusakuza, abajyanama batangira kurebana. Tarete arakomeza ati nabonye ko ari abagore beza cyane ariko badashobora kubaka urugo. Nabonye n'abatagaragara neza cyane ariko urugo rwabo rukaba rwuzuyemo amahoro. Nibwo nasobanukiye ko umugore mwiza adatoranywa n'amaso,
atoranywa n'umutima. Niyo mpamvu nazanye icyiyoni, kuko ntikinyigisha gutegeka ahubwo kinyigisha kubaka, kandi ntekereza ko umwamikazi mwiza aba ari uwubaka aho gusenya. Lirazi yisanze ahagurutse atabanje kubitekerezaho, amaso ye yuzuye amarira, aramubaza ati Tareti, ese iyo umuyaga usenya icyari inshuro 10, icyiyoni gikora iki? Tareti amureba atuje ati giterura akatsi ka mbere kigatangira kubaka ubwa 11, kuko kiba kizi ko urugo rutubakwa rimwe ngo birangire, ahubwo rwubakwa buri munsi. Amarira atangiye gutemba ku matama ya Lirazi, yongera kumubaza ati none se wakunze aramutse acitse intege akabura imbaraga zo gukomeza, wakora iki? Tareti ati namera nk'icyiyoni, sinamureka ngo agwe wenyine. Buriya ntabwo icyiyoni gisiga ibyana byacyo kandi kirabirwanirira. Iyo kibonye bitameze neza gikora ibishoboka byose. Nanjye rero namufata nk'umuntu urwaye, nkamuhagararira iruhande kugeza yongeye kugira imbaraga. Kubaka urugo ni inshingano ya babiri, ntabwo ari iy'umuntu umwe. Mu kibuga hose ntawe rugihumeka. Umwe mu batwari yihanaguye amarira, abandi benshi batangira kurira kubera ukuntu Lirazi yari yatwawe. Umwami Rimandi nawe yarebye umukobwa we, abona amarira akomeje kumutemba ku matama, amwenyura aravuga ati uyu musore ntiyazanye igishushanyo gusa, ahubwo yaje kugaragaza ubwenge bwe. Afite amagambo acengera mu mutima. Umwami yahise amubaza ati ariko se koko Tareti, igikona nicyo wahisemo? Wagisemo kubera iki? Nawe ati nahisemo igikona kuko nkiri umwana natangiye kugikurikiranira hafi. Nasanze ari imwe mu nyoni zifite ubwenge buhambaye, gishobora kubaho imyaka myinshi kandi kigakomeza kwiga no kwibuka ibyo cyabonye. Iyo umuntu cyangwa inyamaswa ikigiriye nabi, kiba gishobora kumwibuka mu myaka myinshi nubwo yaba ari mu bandi benshi. Inyamaswa yagihemukiye iyo cyongeye kuyibona kirayimenya. Ikindi kandi umuntu agihemukiye cyangwa inyamaswa yagihemukiye ntabwo kimwihererana, ahubwo kiragenda kikabibwira ibindi bikona. Iyo bibaye ngombwa ko birwana, byose bizira rimwe. Gusa icyantangaje kurushaho ni uko icyari cyo cyangiritse cyangwa ibyana byacyo bikicwa, kiticara ngo kirire ubuzima bwacyo bwose. Cyongera guterura uduti n'ibyatsi, kikubaka ikindi cyari, kigatangira ubuzima bushya. Kandi akenshi nacyo nticyubaka cyonyine, akenshi kiba gishobora kubakana n'ibindi bikona bikagifasha kubaka vuba, byarangiza bikagenda. Ndetse n'ibindi iyo bije kugisura byisanzura muri icyo cyari. Cyanyigishije ko umuntu ashobora kubabara cyane ariko ntarekere aho kubaho. Iyo umuntu ababaye ntabwo apfa, aba akwiriye guhaguruka kongera kubaho. Nanjye ibintu byanjye biramutse bisenyutse, nahaguruka nkongera kubaka, ngakomeza gukunda no kwizera ejo hazaza. Lirazi yarahindukiye areba se, avuga mu ijwi rituje ariko ryumvwa n'abari aho bose ati data, umutima wanjye wamaze guhitamo. Sinshaka umuntu uzantegeka nk'intare cyangwa ngo antire ubwoba nk'ingona. Nta nubwo nshaka umuntu uziruka ngo atsige nka cita, ahubwo nshaka umuntu tuzabasha kubakira ubuzima hamwe, tukabwubaka buri munsi nk'uko icyiyoni cyubaka icyari cyacyo. Ako kanya abaturage bose bahagurikiye rimwe, amashyi n'impundu biravuga. N'abari basetse Tareti imbere bamukomeye amashyi kurusha abandi. Umwami yarahagurutse afata ukuboko kwa Tareti akuzamura hejuru imbere y'imbaga yose, maze aramwenyura aravuga ati amarushanwa arangiye neza kuko wanyuma ari utsinze, kandi umukobwa wanjye abonye umugabo umukwiriye. Gusa yarongera aravuga ati uyu munsi urebye nta watsinzwe. Mwese mwa basore mwe, mwanyeretse ko inyamaswa zifite amasomo akomeye zakwigisha umuntu. Ibishushanyo mwazanye byose bifite agaciro gakomeye, sinabyirengagiza kandi sinabarika ngo mugende imbokoboko. N'ubundi namwe mwari mubizi ko hari amarushanwa, rero nagombaga gufatamo umuntu umwe. Umukobwa wanjye ni wahisemo, ntabwo mwese ari kubahitamo. Yategetse ko ibishushanyo by'abasore bose uko ari 15 bimanikwa mu cyumba gikomeye cy'ingoro y'ibwami, aho babikaga ibirango n'ibihangano by'amateka y'ubwami, kugira ngo abazajya babisura bazajye biga amasomo abyihishemo. Byari kuzaba bibitse amateka, bikajya bigaragaza uko uwo munsi wari umeze. Yanemeje ko buri musore wese ari bumugenera igihembo gihwanye n'ubwitange n'ubwenge yagaragaje, agahabwa ubutaka, amatungo n'umwanya w'icyubahiro mu bwami. Ariko Tareti we, umwami yaravuze ati uyu ni umutima w'umukobwa wanjye wahisemo, kandi nanjye ndabyemeye. Mu minsi mike yakurikiyeho habaye ubukwe bukomeye bwa Tareti na Lirazi, bwitabirwa n'abantu bari baturutse impande zose z'ubwami. Hashize imyaka mike, umwami Rimandi amaze kubona ko ageze mu zabukuru, yateranyije abatwari bari barimo bamwe muri ba basore yari yarahaye imyanya ikomeye n'abaturage bose, ashyikiriza umukobwa we Lirazi inkoni y'ubwami n'ikamba, amwimika ku mugaragaro nk'umwamikazi mushya wa Riveno. Tareti we ntiyimitswe ngo abe umwami, ahubwo akomeje kuba umugabo w'umwamikazi. Nubwo Lirazi ari wari ufite ijambo rya nyuma mu buyobozi bw'igihugu, ntiyigeze asuzugura umugabo we cyangwa ngo amufate nk'uri munsi ye. Buri cyemezo gikomeye babanzaga kukiganiraho, bagahana ibitekerezo, bakubahana kandi bakuzuzanya. Tareti nawe ntiyigeraga yirata ko yashakanye n'umwamikazi, ahubwo yakomeje kubaho yicisha bugufi nk'uko yari asanzwe ameze. Abaturage bakundaga kuvuga bati ubwami bwabo bwubakiye ku masomo y'icyiyoni. Nk'uko Tareti rero bivuze ku munsi w'amarushanwa, bubakaga ubuzima bwabo buri munsi, bubakiye ku rukundo, ku kubahana, kwihangana no gufashanya.
tugeze ku musozo. Njye nitwa Murukare. Niba uri mushya kuri iyi channel wadushyigikira ukaduha subscribe tukuzuza ibihumbi 20 dore ko ariho turi kugana, ubu biracyari muri 15. Ntadusoreje iyi nkuru naho ubutaha.